twongeye kwasuza inshuti bakunzi aho mukomeje kudukurikirana muherereye hose. Rero nkuko mubizi tubategura ibiganiro by'ubukwe bitandukanye, tukajya mu bukwe butandukanye, ubw'abastar, ubw'abantu benshi batandukanye, tukareka ukuntu bimeze, tukabereka ukuntu ibintu byifashe. Rero uyu munsi turi mu bukwe bwa Jovia na Janvier. Hanyuma rero ni ubukwe bwiza bubereye ijisho, ni ubukwe bwabereye kuri Intare RPF ku Gisozi. Hanyuma rero nkamba ikaze mu kiganiro cy'ubukwe, kandi tukomeza kubashimira cyane ku nkunga mudutera, uburyo mutwereka. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mushireho comment, mutubwire, mudereze ibitekerezo by'ibyo twakongeramo, ibyo twahindura kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'ubukwe bwa Jovia na Janvier bwabereye hano ku Ntare RPF ku Gisozi. Ikaze mu kiganiro twagiye. turabishimiye tubakumbuye tubaye ikaze rero umuryango wacu nawe mwagendanye. Kumperuka kera mu gusaza kera najyaga mutumira ukanyeruka hazanye bakwe. noneho kandi uyu munsi nzi neza ko u Rwanda rufite imihanda igendwa nta makuru byakugendekeye bite? Nakomya kamwe. Wakomya kamwe? Yego yego. Namwana mwabaneza gani? Yego yego. Natwe turi amahoro masamasa. Mwese murabo? Abantu barabuze? Yewe. Yemwe muraho neza? Bakwishimiye cyane. Ku ntebe se mutishimye kandi nuko batarabakira, mwihanganira abakira. Muraho neza mwafura we. Murakoze cyane Imana imugishe. Yego yego. Karame. Cyangwa n'isoni yuko mwakiriwe niyo mpamvu yewe batumva kutusuhuza. Burya ngo mbere igihe si isaha na nyuma yaho si isaha. Ubwo rero umwana wacu agira ati aratwicaza aratuganiriza ati ndabona ndambaye kuri Ngarama Kirambi, ndashaka ko munyubakira mukanshingira urugo, nkava mu Kirambi nkaba umugabo, nkagira data bukwe, nkagira mabukwe, nkagira umuryango mvukamo, nkagira umuryango nashatsemo, nkabyara umuhungu, nkabyara umukobwa. Twumva ijambo umwana avuze koko ni ry'umuntu, umwana umaze gusoreka. Nuko tugira ibibazo tumubaza, seshaho uwo numva ufite igitekerezo kizima, aho twagusabira nahagana hehe, waberutse he, bakunze nde, wo kwandi? Ahamagara nyirasenge ati masenge, icyo kibazo niwe wagisubiza kuko niwe wanyeretse umukunzi wanjye, niwe waduhuje akabwira n'umuryango bakomokaho. Atubwira yuko umuryango ari uwo kwa Bizoza, amata yabyama gutega umuryango dusanzwe n'ubundi dusabirana duhana abageni. Ngo tumaho turitegura dushaka ibikenerwa byose bisaba kugira ngo nze mubwire iryo jambo. Ntazanzirwa no kuza gufata irembo, gusaba irembo. Ndazoye turabiganira, ntiwangoye ntuje nangora, turabiganira. Irembo ntabwo wantindiye, nta nubwo wangoye wararimpaye, ntanga inka y'imfatarembo. Hanyuma inzoga z'ifatarembo ziranyobwa, irembo ndarifata, siga inka y'imfatarembo. Duhana igihe rero tuzasubukura uwo musango ukurikiraho nk'uko imisango nyarwanda igenda, igihe kiba ari icy'uyu munsi. Uyu munsi rero ntagiye kure, naje ngo dusubukure ikiganiro twagiranye wamfura we. Hanyuma uko umuco nyarwanda ukurikirana twarabisanze ntacyo tuzahinduraho, nta nubwo tuzabipfobya, byanashoboka, ahubwo tuzahora tubisigasira tunabibungabunga.
uyu munsi rero nkaba nagira ngo nazindutse ngira ngo dusubukure ibyo twavuganye, nkaba naje kugusaba umugeni, musaba Kovia, kandi si ubwa mbere nk'umugeni, nta nubwo ari n'ubwa nyuma, kandi nanjye akebo nishyiramo. Ubwo rero wamfura we, ijambo ry'uyu munsi nkaba ndisubikira aha ngaha, ntegereje yuko igisubizo uza kumpa kiza kunyura. Ndaza kwicara neza ntuze, amaze kunsubiza ariko guteza abatwabaye. Urakoze cyane. Nawukurikiye niba ntawe nibeshye mu magambo yavuze. Reka maze ngo icyizere yuko ntabwo uri umugeni mu muryango wacu. Nyabona ntabwo nkunda ngaha. Buriya abayakigega n'abanyamutara dusanzwe dusobetse turashyingirana abana inka, ni byinshi biduhuza. Umuvandimwe rero ngira ngo niba nakurikiye neza amagambo yawe atubwira uti umwana aratubwiye yuko yakuze aza kuba umusore ashaka gushinga urugo, yifuza kubyara agashinga umuhana, umuntu we wanyu ukaguka. Nibyo namushimira ko afite igitekerezo cyiza. Urangije uti tumubaza naho umugeni yashimye, uti no kwabizoza. Ndavuga amagambo batubwiye, noneho uti uri kwabizoza no kwisanga, byo kuko ntabwo mwagiye umuryango wacu. Hanyuma rero uti ibyo bintera imbaraga, ufata irembo, uraza aho saba irembo turari guhabwa urafata umuryango muke twari turimo dusanganye n'abo mwagendanye. Uti twari gusukura abagabo twakungitse gusa umugeni. Naguhaye icyizere rwose ko utaba umugeni wacu, ariko ndakwibaza ngo ndetse uvuze n'izina umwana yakubwiye, byerekana yuko yakubwiye mbere yo uza gusaba irembo kuko niwe yakunze. Uburenganzira ngo nubwo waba nyizeye ko ijambo navuga naba narishishoje. Umuvandimwe rero ngira ngo niyo mpamvu tubabaza kugira ngo twumve ijambo ribaturukamo. Wagize uti twari gusaba irembo ry'umugeni kuko mwaraje musiga gusaba irembo turaribaha, marifata musiga nk'ifata irembo n'iziherekeje. Uyu munsi mwari gusaba umugeni, mwamutubwiye, nagira ngo nkubwire ngo umugeni mwadusabye turamubemereye. Maze rero wamfura we, ngira ngo impungenge nari mfite ni uko wari kumbwira kugushyingira uyu munsi ariko wari ugusaba umugeni gusa. Ubwo ya magambo nakubwiraga tuza kubaza umwana n'abandi batari aha ngaha, kuba tumubemereye ntibisobanura ko tutaza kubaza ya magambo turazavugisha, ariko icyizere cyo ukigire ko umugeni tumubemereye. Urakoze cyane. Umpaye umugeni rero ariko ntushingiye, ntabwo ndamuguhana mu kwemera, wamunyemereye. Ndagira ngo nkoshe rero, ejo ntava aha ngaha ku gicamunsi, ejo ku gasusuruko umuntu akakandagira aha ngaha agakwa ati nakwemerera umugeni nta nkwano wasigiye. Nagira ngo rero nkoshe wamfura we, kandi nditeguye. Ukosha nemera gukosha nkubwire ngo nzanira Janvier Ndagijimana aze murebe. Burya nk'iyo ziri mu rwuri amabara yombi uyareba birushaho amaso kuko yohera, kandi n'ubundi nzi ko amagaje ajya mu yandi. Yego. Nakoze cyane. Ndakosha munyana enye. Niyo wumva bikuremereye umbwira uti byarahindutse, hakurya y'ishyamba ntabwo bikimeze neza, nakugerurira. Yego rwose ndakumva pe. Inyana enye, ebyiri zitetse mu mano,
n'ebyiri zirimo imfizi mu mahembe urazifite? Zirahari rwose, zirahari. hano uyu muryango umusaza Andereya abereye ku isonga baje gusaba umugeni. Umuryango wacu baradukunze, sindi burondogore, ni byinshi, ni inzira ndende ariko nziza, ariko isozwa n'urukundo, isozwa no gusobeka ku miryango yombi. Umwana wanjye rero umusaza Andereya yaje gusaba umugeni hano ari wowe, kandi twamwemereye ko atamubura kuko nta cyaha afite mu muryango wacu. Reka rero nshimire by'umwihariko ku giti cyanjye bwite kuko uduhesheje nk'umuryango. Ntabwo waciye mu nzira zitari zo, uhuje imiryango, uhesheje ishema, uhesheje n'agaciro. Hanyuma uraho neza mwana wanjye, amagambo yanjye namwe yashoje. uraho neza, nuko reka nkushimire. urakoze wampaye inka, murakoze, kandi uzahorana abageni. murakoze cyane. Urugo rwanyu n'umuryango wanyu uzabyareho n'akobwa, yego, muzahore ku muco kandi muzahore mugira namwe abagana, mugire n'ibyo mubaha. Urakoze cyane, murakoze cyane, urakoze cyane. Apfa mwana wanjye rero, bindi uyu mwana turamushimiye mu muryango. Reka rwogera ibindi abimfashemo, niwe mugiye kunganya imyaka, n'umusango usigaye niwe ngira ngo ujyanye n'ibihe tugezemo. Nshobora kuzana ibya kera ku bwa simbizi. Ngaho mukomeze umugisha wanyu. Muryango ndabashimiye cyane pe, byimazeyo rwose, murakoze cyane.
wishirira gahira wani cyose cyoza Banda barutinya mbwa nareze ubukombe rutagarikwa n'amakuba byakomeye babinteshe icyubahiro mu ngabari y'abategeye kwa mashirira ze muraho murakoma mukanye Rwanda ja Imisiyaze kwimanye myinshi umutwaro cyombi n'uhunyayikire ibyo ngutekereza ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muhoza nyewantutiye benshi bwiza wewe umuziranenge uwo mu mata bateze neza Shengura urakoma mukanye Rwanda mwe cyara Murya munsi utangirira amatage uwabaza abanaga Ntibagize yabaye myiza niko byose bisimburana muhoza nyewantutiye benshi bwiza wewe urumuzirane muhoza nyewantutiye benshi bwiza wewe urumuzirane uwo mu mata bateze neza Megashe yahura koma Yuri muri maguna cyane Urwate n'urwamo Nimaramba nyirabiho ngiza yahogoshimana Nimaramba Mujye mugende kunomero utomborizaga nzafatu Imaramba nyirabihogo byiza byahogoshira Imaramba mareba tema uhamari narahamuwe nyagoro ikimero akebutsa ndetse ndayicyo kibibi icyamuhimbu yemurahanga kikamura yiza mu gituza kikamutera mu mugongo numviwe ngihinde miko ikibatse kimama mu gihumbi Igicumbi igicuni tuve ntigicaniro cy'urukundo yarugukwizahoka kotsa nkunda kaguke mu rwikure ukarwiteza ukatwika uko muri gashuri uko muri gashuri Kuchimura atuwangira nura indibihinda akamwanya wo kumuhiba namuhera ubugihumura umunsi ukira nkimuhugiyeho naramubonye umuntu muhiba ndawutwatangira karirimbo Sazari hogoza ndatuza Ngomeza kumu Muho atuze
twabibabwiye rero inshuti bakunzi bacu bakomeje kudukurikirana aho muherereye hose, twari turi mu muhango wo gusaba no gukwa mu bukwe bwa Jovia na Janvier bwabereye ku Gisozi ku Intare RPF. Ni ubukwe bwari bubereye ijisho, ni ubukwe bwari buryoshye nk'uko namwe mwabibonye kuri screen zanyu. Turizera ko mwanugiye kandi mwishimiye ikiganiro twabateguriye cy'ubukwe. Ni ubukwe bwa Janvier na Jovia. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kudushyigikira, mukoze mukore subscribe, share na comment. Turabakunda cyane.